twahuriyemo rero ukanyita indaya uzaba uri kunkorera iki? Sari munyihanganire. Jiha wanzamuriye Mutesi zamuka tubishyireho mucyo. Hari icyo mwari mumbajije nshaka kuvuga? Icyo nta uburetse gato bari bakubajije wowe ushingira kuki ufata umubyeyi nk'uyu nguyu ukamwita indaya ndetse noneho wageze naho uzana ibintu nk'ibi ngibi. Ngewe nubwo uri kuvuga gutya keretse niba uwo muntu wawe waguhaye ibi bintu akabigwa ari video wowe ukabikora ukabikonvati ukabikira audio watubwiye ko ufite video umva Jiha umva icyo kibazo. Iyi ni video yagiye hanze ni video ibi bintu uhamya ko ari ibya Mutesi Pasiteri mukozi w'Imana byari bikwiye ibi bintu. Ikibazo yambajije kubigendanye n'uburaya. Yego Bibiliya muri Matayo 19 turashize umurongo wa uhereye ku murongo wa 5 gwiki hari ijambo rivuga ngo ikababwira iti nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore wa karamata bombi bakaba umubiri umwe. Bituma batakiri babiri ahubwo babaye umubiri umwe. Nuko icyo Imana yateranyije ntihakagira umuntu ugitandukanya. Bihuriye no gushyira umupuri wa Mutesi hanze. Niba ari uko niki cyatumye Mose ategeka ko umugabo Erikson zamuka no hejuru kuri TikTok request nkaho zamuka abona uko amwirukana. Yesu arabasubiza ati Mose yabemereye gusenda abagore banyu kuko imitima yanyu inangiye. None wowe wamusenze uretse gato uri gitangaza. Ariko uyu mugabo we ariko mbere Jiha ndumiwe hose ntibyari bimeze bityo. Wowe muri iryo jambo dusomeye kwitendeka kuri Mutesi bikagera naho aya masaha ukamwita indaya bikagera ni gute wita indaya umugore utari uwawe? Reka nsoze mpasoze. Yego harya mukora umurimo umwe. Ariko ndababwira yuko umuntu wese usenda umugore we atamuhoye gusambana akarongora undi azaba asambanye. Yego kandi ucyura uwasenzwe nawe aba asambanye. Mu busesenguzi no mu nkuru zanjye nagiye nkora. Yego nagiye nshingira kuri iri jambo ry'Imana n'inshuro Pastor Mutesi ashatse ndapfuye winjira mu buzima bwe ukoreye ku ijambo ry'Imana. Witwa Ntaganda ntituzi ibyo bapfuye. Reka twumve Jiha uwo ni uwa mbere komeza. Yatandukanye n'uwitwa Ntaganda ntituzi ibyo bapfuye. Atandukana n'uwitwa Rugana Intwari. Mu minsi yashize apfusha uwitwa Rusagara. Uyu munsi uwo bari kumwe n'abandi ngewe ntazi ibyo ntibinandeba ariko nashingiraga ko ari umukozi w'Imana nanjye nkaba ndi umukozi w'Imana kandi nkaba mbona ko ibyo akora bitari bimukwiye nk'umukozi w'Imana. Naho ngaho nashingiye nta handi hantu nigeze mwitaya niba hari bazahazana. Reka rero icyo mbikubwire wenda ibyo uvuga ni iby'ijambo ry'Imana byanditsemo ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo nujya gucyaha mugenzi wawe umusange mu gikari umuhane, sibyo? Iyo ubizanye kuri social media twe tubifasha nko kwangisha umuntu abandi. Ni nabyo mwakomeje gukora bituma tureka kubona ko mutari kumucyaha ahubwo muri kumwangisha abandi. Icya kabiri wewe urinde winjira mu buzima bwa Mutesi. Kwagiye uretse turi mu ijambo ry'Imana ariko reka Jiha ahangaha ndaza kuzamura abantu mu kanya. Godfather uzi ikintu kimwe hano abantu bagomba kumenya. Ezekiye twebwe turi ku majwi n'ibindi bihuriye naho yavuye. Kumva ariko ninde uguha ububasha n'uburenganzira bw'uko umuntu natandukana n'undi akajya kubana n'undi bizamininga yuko ari indaya? You guys aha naho Bibiliya niyo bivuze
Bibiliya yanditswe nande na Ezekiel ndetse gato nawe na Pastor Mutesi niyo yizera n'igihe nari ndiwe yampaye Bibiliya, iyo Bibiliya yampaye niyo nsoma. Hanyuma iyo Bibiliya yaguhaye niyo yagutegetse gushyira amashusho y'umubyeyi, tuvuge ko uretse gato nuvuga ngo uretse gato wagendeye ku ijambo ry'Imana kutwereka umupuri we. Uretse gato nuvuga ngo uyu mupuri wagiye hanze n'ibi bintu turi kubona wakoresheje ijambo ry'Imana kubishyira hanze. Erega ibyo byose mumenye ko kabitera ari ukuvumbura amakuru y'ubugambanyi no kugirirwa nabi, ngomba kugirirwa nabi muri iki gihugu. Iyo umenye yuko ugiye kugirirwa nabi bene ako kagere ntabwo utanga ikirego. Utanga ikirego musaba imbabazi ibyo hanyuma tigiye nahereye mvuga ibijyanye na Rugana Intwari yigeze azanwa byibura ngo mumugaragaze ko muvuga yuko mufite amajwi yiwe avuga ko Rugana Intwari yadukiniye nabyo ukuri kukajya ahagaragara. Uwo Rugana Intwari nuwaye reka mbibasobanurire. Yego kurema amarangamutima aho ngaho ayo majwi ya Rugana Intwari yazane. Ezekiel urambuza amarangamutima ku mugore mugenzi wanjye, n'undi uzataka nzakwataka nkuze amarangamutima ku mugabo mugenzi wanjye, ngiye murabimburiza iki kuba namenya amakuru ye kari nacyo kintu mushaka kumva. umuntu uri kuvuga arahari, uri kubyumva. mumugaragaze ko ahari, ni mumugaragaze. weho upfana iki nawe? uri mushiki we, uri mukuru we, uri iki ko afite umuryango uri i Kigali ku muryango we atarubona? Reka mbibasobanure na Jihad aranyuga. None se wowe hubwo nawe uri iki ko aricyo na kintu nakubajije? Niba udashaka mvugana Rugana Intwari nawe reka kuvuganira Mutesi, ibintu birangira. Urarwanda niki? Rugana Intwari se afite aho uriye n'aya majwi turi kumva. Rugana Intwari niwe ntandaro y'ayo majwi agendanye no gushaka kugirirwa nabi. Okay, Clementine bivugeho twumve. Uri iyi mihanda warabibonye, batatsuye umubyeyi, baramwataka bigeraho ubwo bajya kuzana umugore watandukanye n'uriya Rugana Intwari, bagahana divorce mu buryo bwemewe n'amategeko, akaza kubaza umugabo ngo aramubaza TikTok kanze nk'ini audio mu umugore nyuma yarahindukiye aragenda abwira Mutesi ati baramushutse. Siko bimeze yarasha numeze neza iminsi nyir'ubwite avugisha umwe mu banyamakuru ama audio bamaze kuyansukaho, audio zamaze kongeraho. Ndahari, nta kibazo mfitanye na Mutesi, bari abantu bari kujya kumutera bakitwaza izina ryanjye, ntago naratumye, mfite umuryango aho mu Rwanda, niwe wanshakisha, weho uri nkambi. Hanyuma se reka nkubaze muko amakuru avuga yuko aherereye mu nkambi yitwa Rwamwanja ya hano muri Uganda, bikavugwa yuko Pastor Mutesi yubakiye mushiki wa Rugana Intwari wo kwa se wabo, akamwubakira inzu y'amabati 20, ko bivugwa yuko uyu muntu uri ufite Rugana Intwari ahembwa imitwaro 30 mbere yuko Rugana Intwari atandukana na Mutesi, ko yasezeranye yuko bazamuha miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda, bakamuhamo miliyoni 3 kugira ngo yemere gutanga divorce. Nyuma yaho bakamuha izindi 5 zikaba 8, bakamusigaramo 12. Ayo makuru wowe urayazi? Ikindi cya kabiri, Mutesi ko yatangaga indezo ku mugore wa Rugana Intwari no kuri abo bana be, niba atari inyuma y'iburishwa ry'uwo Rugana Intwari, iyo ndezo yayitangiraga iki? None so Rugana Intwari yarabuze? Ntabwo wumva ko bavuga yuko ahari, nibamugaragaze. Nibamugaragaze, tujye tureka kuza tubembekerereza abo bantu biyorosa izina rikomeye. Uretse gato hano harimo no uretse gato Jihad, uretse gato ko amajwi yiwe ahari avuga ko uretse gato niba numvishe neza harimo no kubura, hari n'abantu babuze. Ibyo muri gukina nabyo mwebwe. Uretse gato garuka gato ya kuri Rugana Intwari habuzemo n'abantu. Uwo Rugana Intwari mu mushinga hagakona. Uyu garuka gato kuri Rugana, nyamara rero ibintu birakomeye.
tuve ku matsiko. Rugana intwari uburetse gato. Rugana intwari ni muntu ki ahuriye na Mutesi? Tugende. Unyumve neza akantu ku kandi. Intandaro yo kujya nagirirwa nabi nkicwa. Intandaro ubundi raturuka ku izina ry'uwitwa Rugana intwari Jean. Musharinge live. Nuwahoze ari umugabo wa Pasiteri Mutesi. Mungu wangu. Yego. Yakuye ku mugore witwa Harriet. Uwo mugore abarizwa ubungubu tuvugana muri za Gihara. Aho ni he? Mumva ni Gihara nyine. Nta gace kitwa Gihara kida. Ni mu Rwanda ni mu cye gihugu? Ni mu Rwanda. Uyu Rugana intwari avuka muri Shara. Iyo ngiye pfo muri za niba ari Nyamasheke niba ari Rusizi hafi aho. Amakuru yagiye adushikira ni benshi bagiye bayatambutsa n'abitwa banibishaka n'abandi. Avuga ko uyu mugabo mbere ya byose uburyo nagiye nyakira bivugwa yuko Pastor Mutesi yatereswe n'umugabo wari uri mu gihugu hagati yo mu Buholande. Mba nari byibuka neza kireka nindeba ninzajya ndebaho nabyanditse. Bivugwa yuko uwo mugabo yaterese Mutesi agahura n'imbogamizi yuko agiye gushakana na Rugana intwari. Umugabo wari ugiye kumushaka amusaba yuko ashaka kumushaka kandi agahindura amateka y'ubuzima bwe. Nyuma yaho nibwo Mutesi yaje kugirana ikiganiro na Rugana intwari. N'abantu bari hafi aho bamwemerera ko agomba gutanga divorce kuko icyo gihe Rugana intwari yari yaramaze gusezerana na Pastor Mutesi mu murenge. Bamusaba divorce, bamwizeza amafaranga. Bamaze kumwizeza amafaranga hanyuma hishyurwa 3,000,000 kashi. Nyuma ya 3,000,000 kashi divorce imaze gusinywa imaze kuboneka ahabwe 5. Hasigara 1,12,000,000 muri 1,20,000,000 yari yaremerewe. Hakinwa tekinike yo kujya kumuvuriza ku mupfumu wa mbere witwa Sarungu. Uyu wafunzwe cyangwa uwo wafunzwe bajye bumva ko n'amakuru icyo banziza nuko bumvise amakuru nyafite. Komeza. Noneho bamaze kubigenza gutyo bamujyana ibyumba ngahantu bita ibyumba bagiye kumuvuza mu cyitwa Barangi bamumurikira yiyo myuka. Uretse gato hajemo n'imyuka mibi. Buretse untega amatwi. Ibintu biri danje. Komeza. Nyuma yaho hategurwa uburyo bwo kumuzana muri Uganda. Rugana intwari azanwa muri Uganda ajyanwa mu nkambi yitwa